n'umugabo witwa The Ben, ariko nkagaruka ku mugabo witwa Ama-G The Black. Uyu mugabo nagiye mbona abantu benshi bamugarukaho batari ko se kwera iki Ama-G atahawe stage abe yaririmba. Rero bazerure witwa Ama-G azaze yerura avuga ati jewe Melody dupfa ikintu iki niki nyimusabye imbabazi, nubwo nagiye mvuga yuko Melody yamemukiye ariko musabye imbabazi ninjye wamuhemukiye. Gasaro TV. Bakunzi bacu tuhagarutse mu makuru agiye atandukanye, ndetse nzi neza ko benshi bamwifuza kumenya amakuru agezweho cyangwa se ibigenda bivugwa cyangwa se bicicikana kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu. Ndi kumwe na MC Fabien, umugabo udacika intege ataragera ku cyo ashaka. Siko bimeze cyane n'amahoro turashima Imana. Yego. Ya twagarutse rero mu makuru agiye atandukanye, ariko n'ubundi turakomereza amakuru ku mugabo witwa Bruce Melody n'umugabo witwa The Ben, ariko nkagaruka ku mugabo witwa Ama-G The Black. Uyu mugabo nagiye mbona abantu benshi bamugarukaho batari ko se kwera iki Ama-G atahawe stage abe yaririmba, ati byatewe n'iki, kandi tuzi neza ko afite indirimbo na Munyakazi. Yego ni mwese kari nyishira. Yego nyinshi cyane. Abandi bati Ama-G ati yararyamiwe, ati kigaragara cyo n'ama interview yagenda akora atubona ko ibibazo bikomeye cyane abifitanye n'uyu mugabo witwa Munyakazi. Yego ngiye uko mbibona n'ubundi cyangwa nuko nabibonaga. Urwego Melody ari kugenda ageraho ntago aba yifuza ko yakongera kwicara ku meza amwe n'uwitwa Ama-G The Black, kubera ko ni umuntu bakoranye amukoresha. Yego muri akeshi ni gacyo uzabona umukoresha wawe iyo agukoresha ukagira amahirwe yo kumurengaho. Ni gacyo uzabona uwo mukozi akomeza kuba inshuti n'uwahoze amukoresha. Ni gacyo uzabona abo bantu bakomeza kugendana cyangwa kongera kujyana imikoranire. Bishatse kuvuga iki? Uwitwa Bruce Melody yabaye umukozi wa Ama-G The Black. Yego igihe kitari gito, ndetse n'amakorabo yagiye Bruce Melody abona wabaga wayamushakiye ni umuntu bita Ama-G The Black. Ariko aba bagabo bombi bafitanye ibibazo bikomeye ndetse birindani byo mu mizi badashaka kuvuga cyangwa kugaragaza. Mw'abanyarwanda mwe bibabeshya, uwitwa Ama-G ndetse na Bruce Melody bafitanye ibibazo bikomeye birindani ubwabo banze gushyira hanze, banze kugaragariza isi cyangwa gushyira kuri kamera, baziranyeho ubwabo bakagenda bavuga duke two korosaho. Yego ariko baragifitanye ikibazo gikomeye. Kandi ugiye kureba wasanga uwitwa Ama-G yaregeze guhemukira uwitwa Bruce Melody cyane. Bruce Melody ibyo bintu akakurana nabyo akakomeza kubibika, ariko akirinda kubivuga. Ati gute? Uwitwa Bruce Melody agira gutya akora indirimbo yo gushimira abantu bamufashije. Yego mu iterambere rye rya muzika. Agera haririmba ati Mico warakoze kunjyana muri Super Level. Aririmba Bajado n'abandi bose bagiye bamufasha mu iterambere ry'umuziki we. Abandi icyo gihe baravuga ati ni gute ataririmbye Ama-G kandi yaramufashije, katavuzemo Ama-G The Black kandi nawe ari mu bamufashije. Yego mu kugira ngo azamuke. kandi yego icyo gihe bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo impamvu atamuririmbye nuko bafitanye ikibazo. Yego nuko atamwiyumvamo, ariko si ukutamwiyumvamo si no kumupinga, ahubwo bafitanye ikibazo. Ndetse uwitwa Bruce Melody afite inzika yagwariye Ama-G ariko adashaka kuvuga. Ama-G icyo gihe barabimubazaho agira ibyo asubiza. Ari naho yatangiye kujya akora ibiganiro bivuga kuri Bruce Melody. Bruce Melody akamwima umwanya akanga no kugira icyo abivugaho. Ubwo rwangoro akomeza, iryo shyari rirakomeza kugeza n'ubu. Ejo bundi rero abantu bari biteze ko byibura
uwitwa Melody kubera ko yari amaze iminsi akoze ikiganiro bakamubaza kuri ku Maji aravuga ati Maji njye nta kibazo tugize gute dufitanye ni umuvandimwe ati hari n'igihe njya mureberamo ahubwo ikibazo ni uko aca inyuma akahita agenda akongera akabivuga. Maji nawe aragira ati Melody ni umuvandimwe mu wundi mwanya akagaruka akaza wa mugani wa Melody akabivanga. Ejo bundi abantu be biteze yuko bari buze kubona Maji ku rubyiniro ari kumwe na Bruce Melody ndetse aho Bruce Melody abera umugome cyangwa abera umuntu wa danje aza no kuririmba imwe mu ndirimbo afitanye na Maji the Black. Abantu bakanura amaso biteguye kubona Melody Maji abantu bakomeza gukanura bazi ko bari buze kubona uwitwa Maji the Black aza guperformingana na Bruce Melody mu ndirimbo yabo bakoranye ubwo Melody yaratangiye kuyiririmba. Ariko mu by'ukuri ntago ariko byagenze. Yego. Ahubwo ikindi gitangaje Melody yagiye akorana indirimbo n'abaraperi benshi batandukanye. Muri abo baraperi harimo n'uwitwa Jayce. Yego. Wari uzi ko muri timu ya Munyakazi cyangwa Bruce Melody uwitwa Jayce yari ayirimo? Jayce? Jayce yari muri timu ya Melody. Kandi nawe n'umuntu bakoranye indirimbo nyinshi zitandukanye mu bihe bya kera ndetse bari no muri crew imwe na Maji. Niyo mpamvu ndi kubwira abantu tiro Melody na Bruce Melody ndetse na Maji the Black bafitanye ikibazo gikomeye cyane bahishe itangazamakuru batashaka kugaragaza. Ntago ari urwango rushingiye kuvuga ngo Melody yateye imbere ngasiga Maji the Black. No. None se ubu Jayce kakiri kumwe na Bruce Melody nuko akiza cyane se. Hari imiziki ari kuduha se ngo ku buryo ngo wenda witwa Jayce ari trend cyane ngo akaba ariyo mpamvu kigendana na Bruce Melody. Uko muri team ya Melody hari harimo Jayce. Niyo mpamvu babwira ngo buriya kiriya gitaramo cya Melody cyangwa se kiriya gitaramo cya Ben cyatumiwemo Melody cyari cyarateguwe kuri Melody yari yariteguye bihagije. Uzi team y'abantu bari barimo hari harimo Rugaju Rigani, hari harimo Irene Murindahabi, hari harimo Rock Kimomo, hari harimo Kadafi, hari harimo Jayce, hari harimo Sean Breeze. Umva abo bantu nyine bari muri team ya Melody bamugaragiye. Yego. Bari kugenda muri kwasiteri imwe baririmba bishimye. Urumva ko bari bariteguye. Babiri umunwa wabo wo ubwabo wamukorera cyane. Ngaho mbwira Ben rero ni bande bari muri team we bari bamugaragiye. Ni babasaza. Ndakibanka ariko nawe nyera. Usibye Clapton Kiboke. Nyere kundi muntu ku ruhande rwa Ben uri trend ku mihanda cyangwa se ufite abakunzi nabo babafana. Nose twibaza niba witwa Rocky afite abasubscribe miliyoni irengaho. Uwitwa Rocky urebye kuna kunzwe subiza yarari ku ruhande rwa Melody. Ubwo satati sha umuntu na Rocky afana. Reba Irene. Biriya nakazi mwana. Nakazi ariko se kuki Ben atabiteguye nk'akazi. Ahubwo wakibaza iki ariko biriya nakazi. Ariko bari inshuti za Melody ntago ari akazi. Yego. Nasubu nuze namaranye igihe team ya Rocky si inshuti za Bruce Melody kuva mbere. Ahubwo nyine ikintu cyakomeje kudutangaza ni ukubona nyine iyo team y'inshuti za Melody harimo nizo bamaranye igihe. Harimo erega no witwa Sean Breeze yegeze kujyana ikibazo na Melody. Hari indirimbo begeze gupfa. Nuko nari kuyibuka neza. Ariko nawe begeze kujyana ikibazo. Nyuma bariyunga. Ndetse yari no muri team ya Melody. No kuri performance iyo ndirimbo wabonye ko yagiye no ku rubyiniro. None se kubera iki uwitwa Melody atashaka kwiyunga na Maji no kubera iki? Yego. Kubera iki Melody yagira amahirwe yo kujya kuririmba muri arena mu gitaramo cy'umuhanzi twafataga kari uwa mbere nahe akaboko Maji ngamuzane kuri stage baririmbane niba kuko ntacyo bapfa gikomeye bikomeza kudufera batubeshya bafite ibyo bapfa ntago ari ukuvuga ngo umwe yateye imbere ngo ndarasigara kuko na Maji ntago ari imbobo ntago akenye cyane kuko burya
tuzi abasani benshi, hari abasitari benshi bakodesha, ariko Ama-G ntakodesha. Ama-G ntiyabura ibyo kurya. Yego. Ni umworozi, ni umworozi w'amafi, ni umworozi w'inkoko, ni umukozi w'amafirigo. Urumva, donc ni umukozi, si umuntu ukennye. Agira n'uturaka agenda akora mu kwamamariza abantu. Ntabwo ari umuntu ukennye cyane ku buryo Melody yavuga ngo sinshaka guhura na Bruce na Ama-G the Black ngo naramurenze. So nsoza ikiganiro rero, nabwiye abantu ko tuzajya tubaha ikiganiro buri munsi, ariko tukavuga make kugira ngo kitabarambira. Dusoza ikiganiro rero, nanjye mu byababaje ndimo kuba Melody atarazanye Ama-G ku rubyiniro, yirengagije ibyo bapfa byose ngo nawe Cyose ni yihera ikintu abantu byabaye show. byose. Yego, ukurikije ibihe bacanyemo. yego Rero bazerure witwa Ama-G azaze yerura avuga ati jyewe Melody dupfa ikintu iki n'iki, nyimusabye imbabazi, nubwo nagiye mvuga yuko Melody yamemukiye, ariko musabye imbabazi ninjye wamuhemukiye. Cyangwa se Melody azavuga ati njyewe icyo mpfa na Ama-G ni iki, nta nubwo duteze kuziyunga, tuzakomeza twibanire gutya n'iki, ariko bo gukomeza kutubeshya. Ni nuko nshoje ikiganiro. Gasaro TV.